ijuru nimundebe hano ijuru bwaryo sign ya mbere ikubonaho kurwaye mu mwuka no kutagira inzara. Iyo udafite apeti y'ibintu by'Imana umwanzi arabizi neza ko urarembye ahubwo bagushyire kuri brancard. Sha wanyumvise neza gutonda mu rusengero buri munsi ntabwo ari sinye yuko umeze neza mu mwuka. Ni nk'umwana ukwereka ko ameze neza arimo arakina arimo ariruka. Ikintu cyereka ijuru ko ufite ikibazo ntabwo ari uko waje guterana, ntabwo ari uko wowe gahunda, ntabwo ari uko waririmbye wapi unaweza ukayimba mzuri. Inzara yaragiye kera. Kubura apeti y'ibintu by'Imana, kubura inzara yo kuba mu kubaho kw'Imana, utakaje byose. Umwanzi rero ari strategic, arabizi ko yakure kukomeza ujye mu biterane, yakure kukomeza ujye mu rusengero, komeza uririmbe, komeza protocole, mbwira ikindi komeza ujye mu binginzi, si kwa gatanu mukararamo, komeza. We azi telekomanda hanayikubita, ajya kuri apeti akagira gute off, akagusigira ibintu byo hejuru, maze ukiruka, maze ukagaruka. Kandi saba Kristo gusa, n'umushumba watewe gutyo aba yatewe nabi, ahubwo ari dangerous, very dangerous, kuko asigara akora ibintu muri experience, akora ibintu muri experience, arashaka komeze yipike ibitarimo. Reka ngaruke hano, nibyo bintu muzabona ko turi mu minsi ya nyuma birahari, nibyo bintu muzabona bihita bibyara abantu bari fake, surtout abantu bakorera Imana mu buryo mu cyangwa ubundi. Agasha guhanura ibitarimo, mwankurikiye, akipikapika nibirimo, kubera iki? Arashaka kurinda standard. Agifite inzara yarahanuraga, inzara imucitse arashaka komeza agira gute ahanura. Sha agiye kugutuburira, agiye kugutuburira ku buryo uraza kumirwa, akubwira ubukwe mu mezi abiri, ugenda ufata ikanzu, amezi abiri arangire uri Faisal, utari komano uza abantu bamaze kugwa kubera guhura n'abantu batakaje inzara y'Imana bakabatuburira. So umuntu watakaje inzara y'Imana umva nta naho Imana ihera. Bakirisitu, inzara y'Imana niyo yatuma urara mu rusengero usenga wenyine nta mundi muntu hari. Inzara y'Imana ikuzamura umusozi ugafata retreat ya 4 days. Inzara y'Imana ntabwo isaba ko abandi basenga ngo nawe ube motive. Ntabwo inzara y'Imana ituma abaje muri repetition aribo bagomba kukumotiva. Baje kuririmba ntibaje urabikora ubwawe. Inzara y'Imana igushyira muri departement zose, narimbuze zose. Uraririmba wabukira aha ukabona protocole irapfuye ukayijyamo, wari wabona abantu hojya hose. Ndababwira ibyonzi nabaye igihe njya muri departement zingahe zose, rimwe nkora amafuti baranyaha. Pastor narimo ndaririmba worship leader, Uwiteka man, ndebe hano mbona umushumba w'umushyitsi araje, protocole bakererewe. Umva nari kuri microphone ndimo ndagira gute ndabakinga, Uwiteka mana eyo ndamubona araje araparika ko twasengeraga mu bintu byari ibiti, arahazigabi, Uwiteka mana yansina nkubita ijisho, Uwiteka haleluya. Mbona nta muntu umwakiriye, mbona afashe igikapu, mbona ateye intambwe ya mbere, hava kuri mikrogi, mbwira uri inyuma ajya kuri microphone ndaje, mba mugezeho karibu cyane, igikapu arakimpa, ndamuha none karibu cyane, tuhawe umugisha kukwakira arankurikira araza, ndamwicaza, ngiye kureba nsanga
abafungura ahantu hari amazi ntibahari. Hari igihe abantu baterwa abagira bati ntibahari. Julienne uyo ndebye umuzamu twagiraga yitwaga singo izina, ndamudahamagara wapi rasiki ngufatira ijipo ndayizinga kwibotiki, nari ifite udufaranga hanya nari tubasabe nyuma ndagura utuzi naje mba ndazanye ndihanagura kuya ndamuha. Ndangije numva muri worship team sinzi umuntu wahise afata mazi ava muri aruto aramanuka koko, numva birapfuye. Maze kumuha jini welcome ati good. Nongera ngaruka kuri mic mvira kuri micro subira muri aruto yanjye Uwiteka Mana mba ndaririmbye Uwiteka Mana turarimba ariko umunsi nakoze ibintu n'uyu munsi ndabyibuka nkumirwa. So niba yarashatse kujya kuri ahantu Uwiteka Mana ndabibona ko ashatse kugenda Uwiteka Mana ndamureba agiye guhaguruka Uwiteka kandi mba nakase mugezeho nitugufashe mu bwiherero ati ya thank you ni ya let me show you. Ndamwereka nditsi mbanza ninjiramo ukuntu hasaga n'Imana ihaze ndahakora ya kani enter aranga thank you woman of God ya avuyemo ni ya thank you asubira hariya wa wundi abayageze kuri mbere ko arafratinga howe dogo ni tudubaho ndagaruka ni Uwiteka Mana. Uwo munsi nakinye filime hashize isaha irenga mbona abaprotokole babiri bara nkubitira ukwegereye gukorera Imana ntanzara biragapfa biragatsindwa. Ubona ibintu kana birabowa wagira ngo nibo tuje kuramya. Uzi ko umuntu yinjira ukagira ngo niwe nyiri ubutungane. I tell you wagira ngo niwe tugiye kuramya. Ukuntu binjiye icyantangaje twarashoje njya gusaba udufaranga twanjye nta transport nari mfite nakoresheje yanjye si byose nari butahe guteza uzana twatahaga Indera ndabyaye nakoresheje ji naguza ndataha gute ngo no tu vois quoi give me my money ni you see what ati mwaje mutinze ati biriya ntabwo muri comptabilité tu vois quoi. Okay numva birumvikana ariko kubera ko haleluya mugenzi ndakata ntegereza igihe comptabilité zabishyira mu murongo. Nagiye n'amaguru paka Sonatibe mvuye Kicukiro centre Sonatibe mpaka Giporoso ndabyibuka neza Giporoso mpaka 12 twagiye 12 mpaka 15 15 mpaka ibitaro by'Indera. Ibitaro by'Indera ndakata nahageze niba 7 z'ijoro niba 6 nabyinje meze ngo ubusabansetse mufite inzara y'Imana mwebwe nabyinje ariko mu mutima iyo ufite inzara y'Imana ukorera Imana utagononwa. I tell you ujya kumva wakoze icyo wagombaga ukora utitaye. Umva inzara y'Imana nituma muziba ibyuho nk'ubu umushyitsi ntabwo yamenye icyabaye usibye kumbona yabadabitse aba bantu ni impanga afite twin mwiza yabonaga umuntu muraririmba akabona n'umara muserva basa kandi bambaye kimwe naba no kumucanga akagira ngo turi impanga ukaziba icyuho kurusha kuvuga ngo iyo udafite inzara hari ibintu utabona ibintu bigupfira mu maso ukumva ko izi ni inshingano za kanaka yakabaye yakoze ibimaze mwatambwa n'ubwo ari kuko atabikoze pourquoi pas il n'a pas fait quoi ni wowe wabuze inzara uba wahahagaze ukaziba twagiye. Iyi inzara y'Imana ihari ijuru bibona ko ukeneye kurya kuko inzara ni demande yuko nkeneye food.
iyo nta nzara urimo uravuga ngo nimukinge ijuru ku buzima bwanjye. I don't want you, I don't need you. Funga nkomeze. Mu yandi magambo, nyuzwe nukomeze, nyuzwe n'urwego ndiho, nyuzwe nicyo kutagira inzara bivuze, nyuzwe n'ibirimo biraba, nyuzwe n'ibyo mbona buri munsi. Ibiri iwacu ni bibi ariko ntacyo bintwaye cyane, so nta kundi, ariko mu izina rya Yesu. Muranyu bashuti, now imbaraga z'Imana, itorero, reka mvuga umubiri wa Kristo, mutaza kumva ko ndavuga spirit gusa, umubiri wa Kristo in general, nitutagaragaza mwisi imbaraga z'Imana, turaba turimo turagaragaza Imana ubwayo. Kuko nta kindi kintu gihari isi yatumenyera ko turaba Kristo. Icyo ni kimwe. Kuko ageze mwisi ntabwo yavuze, yarerekanye gusa. Arakora, baravuga arakora, barivovota avuga ngo arakora, aravuga ngo nkwiriye gukora iki imirimo y'uwantumye bikiri we, arimo ararwana n'amanywa butarira, abandi bamo baravuga. Yari kuri speed, yari kuri mission, yari afite icyamuzanye. Tumaze gusoma icyatumye agaragazwa, Bibiliya yavuze ngo kugira ngo amareho, akureho. Twagiye a destroying mu Cyongereza, arimbure imirimo ya Satani. Twagera spirit munyumve, yabaye manifested, yaragaragajwe, afite purpose. Ntabwo ari ibyatunguranye ubwo nanze kujya mu mateka Yohana abonye babumbura igitabo habura ukibumbura, turekeraho. Yabaye manifested, yaragaragajwe, kuza kwe gufite purpose, afite mission. Asubiyeyo aravuga ngo agakoni nkagize gute ndakabahaye, ko kugira gute, ko kumaraho iki imirimo yande ya Satani. Ubuziko muri wowe wicaranye dunamis, imbaraga zimaraho imirimo ya Satani ziri muri wowe. Umva, ntabwo ari ibintu ngo tugiye gusengera uzibone. Icyo usabwa ni, nkunda kuvuga muri grace room, ni igikombe bagusukiyemo icyayi bashyiramo isukari, bagusigira inshingano zifata akayiko, ukagira gute. Umva, ushobora kunywa icyayi ugatongana ngo nta sukari irimo, yicaye hehe? Nkubitira ukwegera uti muri wowe hicayemo isukari, mubwira ngo muri wowe mundi harimo dunamis, harimo imbaraga, naribuze ngo ziricayemo. Akimara kuvuga ngo mbasigiye, it's automatic, byaje muri wowe zirimo. Ikibazo twabisigiye abantu ngo bafite impano za deliverance, no, izo ni impano zigaragaza imirimo. Yes, thank you, ariko buri uwamwizeye wese yahawe amount runaka y'imbaraga. Wavuze ngo haleluya. Iyo dusenga, tugenda gusenga mu kanya, ubu urimo urafata akayi kugira gute, ubu urimo uraktiva icyashyizwe muri wowe. Icyo umwanzi ashaka ni uko utagira inzara ngo waktive iki kurimo. Ziragenda zikaryama bagashyiraho ibiringiti bitatu, umwana akakurembana ufite dunamis, ubukene bukagukubita, muri wowe harimo dunamis. Uwo umva yabaye umukene kugira ngo dukire, siko Bibiliya ivuga. Arangije aravuga ngo donda yibasigiye akira, aguha dunamis ishobora guprovoka, imbaraga ziprovoka ubutunzi bwawe bukagugana, ariko vuga ngo buraryamye. Agusigira ikiganza gishobora gukiza abarwayi,
birimo ariko kuvuga ngo biraryana. Na inzara y'Imana ni tiyo, ni kiko kikoroga kuko kiragusaza. Twatangiye prayers muri Grace Room ngira ngo ni 40 days, biba 50, biba 60, biba noneho ibiniro n'ibiki. Twajya guhagarika nkabwira muri media now amasengesho mushireho ko izo poster nyanzire bankaseka. Mushireho ko tuzasoza 70. Bagahita bashyiraho ari poster basoye bavuga ngo umunsi wa nyuma wari umunsi wa 70 tuzasoza. Basohora poster bamaze kwishyira ku mbuga zacu. Mukarambaza ni wowe ugiye gusoza. So that's you. Wowe wibwiriye ko ugiye gusoza. Genda usoze, ngewe sindasoza. Poster yamaze kugira gute? Yasohotse. Sawa. Mpageze ndabwira ntabwo twaje gusoza ahubwo twibeshye tuje gukomeza. Tugera ku 100 tusoze mukomeze. 500 minsi 500 dusoze mukomeze. Ndabwira nuva rero media, Grace Room members, leaders, ntimuzongere kubaza umunsi tuzasorezaho. Hari 18 z'ukwa mbere 2021 n'uyu munsi ntiturasoza. Igihe tuzasoreza azakivuga tubisoze. Ariko ikintu cyamfashijeho cyane, sinarinzi Imana irimo irajyamo. Ariko dutangiye urumva Imana ntishobora kuactiva icyo yavuze ikigomba kubona kwisi itabonye abanyenzara bajya mu bihe byo gushaka Imana. Abanyenzara nibo bagomba kugira. I tell you, nageze ahantu umubabwire spirit mpaga ibindi bivuga buri munsi ndeba ibintu numva ndabihaze. Nani mugora nabibwirizaga nagiye kubona mbona turabwiriza Pastor Jackson tukabwira abantu ngo Imana ibaho mu turashuje amateraniro na daimoni yaje amateraniro kavuga ngo amen. Umuntu akinjira na daimoni akamara umwaka afite daimoni katika jina la Yesu. Umuntu akanigwa n'umwanza gataha yo narabibonye bisi n'ibiki Imana yanjye. Ibyanditswe dusoma ntabwo ari byo. Ibintu tubona mu byakozwe n'umwana ntabwo ari byo. Umusore umwe gutya witwa Filipo haje akarengane mu itorero ry'i Yerusalemu. Tipe baratatana bamaze kwita Stefano. Ariruka nta varize atwaye, ntabe uko yakagiye yambaye niko yagiye mu mujyi wa Samariya. Ageze yasanga nta Yesu bazi, asanga basenga ibigirwamana, asanga hari ikigirwamana cyitwa Simoni buri rugo rwose mu mihanda mu marompoint ahantu hose Simoni Imana ikomeye. Arabireba aravuga ngo no uri muri je arakomeye arushuri Samariya. Arangije biravuga ngo umva nta rusengero afite, uyu pasiteri, uyu nta kindi kintu aricyo ahubwo yahuye na dunamis. Imbaraga z'Imana zari zaramu ayayayayaya. Nta rusengero, nta pasiteri uhari, nta korari hari, nta nibiki bindi bitumotiva, nta banyamasengesho bahari. Filipo ahera mu mihanda asanga ikimuga gisaba kibwira ngo haguruka mu izina rya Yesu. Ikimuga gihaguruka. Yahereye mu mihanda, read your Bible, soma Bibiliya yawe byakozwe. Ahera mu mihanda bahaguruka ibimuga mu mihanda abantu bakomiduru yo nawe tekereza mu muhanda. Ugeze kuri gare ya Remera uhasanze ikimuga cyavutse cyicariye utuguru. Uragihagurukije. Gare yose ntigiye guhaguruka. Gare yose tiyo ibi nibiki Imana itugezemo. Filipo chwa ikimuga kijya hejuru. Abi wabo bose ikimuga bagagira gute? Barakurikira ngo atangira gukoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza ahaciye hose. Bibiliya iravuga ngo amakuru agera kuri Simoni ariwe kigirwamana ikimana basengaga. Simoni ubwe imbaraga zikorera muri Filipo ziramusanga arakizwa. Arangije arakurikira ngo nawe arakurikira. Ikigirwamana kiyoboye kirakurikira. Umva mbabwire
Imana ikeneye kubona, iyo tuvuga revival, ikeneye kubona abantu bahari amagara bakavuga ngo ibi yahagije, ibyo twabonye iwacu, ibyo nakuze mbona iwacu, iwanjye, mu banjye birahagije. Bitarabi ibyo, we are joking. Bibiliya avuga ngo umujyi wose urakizwa, urakurikira. Barakurikira Filipo aburagize abantu, umujyi wose urakijwe. Ibitangaza, ibimenyetso. Filipo arakoreshwa i Samariya ngo amakuru agera ku bakuru ba Petero i Yerusalemu. Bohereza abakuru bajyayo bati twumvise ko umujyi wose wagize gute, imbaraga z'Imana zimwe zirakora. Bahageze wameshiwa, basanga abantu bose imbaraga z'Imana, indirimbo, abarwayi bakiza, abadayimoni bavuye mu bantu, ibimuga byashize ku muhanda. Ngo barababwira ngo mwigeze muhabwa umwuka wera. Bivuze ngo intumwa zagize ikibazo, munkurikira, zagize ikibazo kimwe. Yes, ibitangazemo biraba. Yes, ibimenyetso byabaye i Samariya. Yes, habaye kugaragara kw'imbaraga. Yego, ariko umwuka w'Imana natababatiza barabivamo ejo. Umugabo w'Imana witwa Benihin yaravuze ijambo rikomeye riramfasha. Aravuga ngo ibi bitangaza ushobora kubibona ariko ntibiguhe impinduka. Umwuka w'Imana iyo atarakubatiza ngo akumanukire, ibitangaza ngo birakwica. Intumwa za Yesu, Petero nande babonye ibitangaza, yes or no? Bagendeye ku mazi yego cyangwa oya? Babonye azura nde? Lazaro. Barabibonye byose. Bari basigaye bavuga ngo our man, dore impumyisha akahumura, our man. Babimenyereye. Nyuma y'imyaka 3 babona ibitangaza batarabona. Petero yaranabonye arabagirana ku musozi. Yiboneye ku munota wa nyuma. Ejo rero ndabisoma bingoraho cyane. Agakobwa gato bamaze gufata Yesu bagiye kumubamba. Umva icyabaye. Kareba Petero, urasana bo kwa Yesu. Ati Yesu nihi. Inde Yesu, Petero yamudiye sini. Aravuga ngo Yesu ni biki? Aramuhinduka. Ati Yesu. Undi ati nakubonye, ati jewe uwo Yesu ni wahe? Agiye kumva yumva inkoko igize gute? Irabitse. Yibuka iki? Yibuka ibyo Yesu yamubwiye. Ngo Yesu arahindukira aramureba, uranyihakanyesha? Ngo ako kanya Petero ajya ku ruhande ararira. Agakobwa kambaye bodaboda z'ubururu n'igitenge gicitse karimo karacana inkwi, kashoboye gutigisa umugabo ubonye ibitangaza imyaka 3. Arihakana Yesu. Ariko ku munsi wa Pentecote wa mugabo nyine, the same Peter, amaze kumanukirwa n'imbaraga, arasohoka ataya karagakobwa sha nari ntaramanukirwa. Abona umujyi wose ureba, arabwira ati bagabo bene data ntabwo twasinze rero. Reka mbabwire, for the first time Petero akotinga ibyanditswe guhera mu itangiriro. Abazanira Yesu. Abazanira Yesu, aramuvuga ngo bagiye kumva mu imitima yabigize gute, irabacumita ngo dukore iki? Ati nimupfukame mu mwakire. Ibihumbi bingahe? 3. Ako kanya baba barasohotse, tugeze muri 3, asanga ikimuga cyicaye ku irembo. Arakibwira ngo ifeza n'izahabu nabyo mfite, ariko hari ikintu nakiriye. Mfite dunamis, mfite imbaraga. Ndakubwiye mu izina rya Yesu, gira gute? Haguruka utuguru ngo amutanga mu rusengero. Ariko wavuze ngo haleluya. Muri 12 byakozwe n'intumwa
Bibiliya ngo bafata Petero baramucingirana hagati y'abarinzi baramufunga, baravuga ngo buracya upfa. Dunamis se yatumupfa, ntabwo dupfa gupfa. Umva ikitarakwishe ntikikwishe, icyaguhombye kiguhombye. Nyuma y'iyi minsi y'iki giterane ndahanura mu izina rya Yesu w'i Nazareti, no more dying. Ntabwo dupfa, tugiye kuactiva dunamis. Turaza kugendera hejuru y'ibyishize mu izina ryande. Petero ntabwo yapfuye. Bibiliya ivuga ngo abasenzi barasenga bajya kuactiva dunamis. Bayactivye amasengesho aragenda akora mu ijuru. Marayika ushinzwe dunamis aramanuka amusanga aho bamuvoyeye afungiranye, aramukoma mu mbavu ati Petero, you will not die. Ntabwo ukiri wa wundi warahindutse, haguruka tugende. Ngo basohoka nk'abavuye muri alimentation, baca hagati y'abarinzi baragenda. Ngo Petero arameze nk'urota. Ndasenga ngo nyuma y'iki cyumweru amaso yawe yakira ibintu bimeze nk'inzozi, ubona Imana ku yindi level. Mwizina naribuze ngo mwizina icara malede pataladaya eledipo lede nekosaya itakaya. Reka mvuga ibintu bibiri. Bibiliya yavuze ngo, ariko wavuze ngo haleluya, yavuze ngo uwabyawe n'Imana imbuto ye ibiri muri we. Twahasomye harimo amagambo abiri, kubyarwa n'imbuto. Mwabikurikiye? Iyo tumaze kubyarwa n'Imana tuba twamaze kwakira imbuto. Ngo imbuto ye iba iri muri twe. Bakoresha mu rya remains, igumamo. Ijambo imbuto nabonye definition yayo baravuga ngo ni unit of reproduction of a flowering plant, nkurikira, capable of developing into another such plant. Ni seed. Umva ndagusubiriramo. It's a unit of reproduction of a flowering plant. Maleni kepenosopa teleka paya tenikozo otoka pada. Capable, vuga ngo capable. Ngo kiri capable to of developing into another such plant. Nakanu kakabuto seed. Kila produisa. Nabuziko mbisobanura. Kavu umva. Reka mbisobanure gutya. Tuvuge iki ni igiti, sibyo? Urubuto tuvuge rurimo hano. Waribonye? Ngo iyo ukuyemo akantu gashobora guterwa ahantu kakabyara same result y'iki giti. Iyo niyo mbuto. Imbuto n'akantu gashobora gushyirwa ahariho hose kakazana same result. Icyo kari bubyare kirasa neza na cya giti kakuweho. Mu yandi magambo, ntabwo wafata imbuto ya avoka cya kibuto ugitere haze ibigori. Birashoboka? Ntibishoboka. Nta nubwo wafata umwembe ngo ushire mu butaka nujya kubona ubone haje iki mbwira amasaka. Umva ko ufite kwizera ukabona washyizemo imyembe haje amasaka. Twagufatira he? Tanzania. Wajya kureba ikibaye. So definition ya seed nuko bayitanze. Bibiliya ikavuga ngo uwabyawe n'Imana ntabwo bigarukiraho. Hari seed iterwa muri wowe ngo kandi ifite imbaraga to remain there.
igumamo kugira ngo buruko habaye hari umva buruko uyivomereye iproduise neza ibimeze n'icyakubyaye. Buretse gato iyo mbuto iri muri wowe vuga ngo iri muri jewe nubimenya nyuma y'uyu munsi iraza guproduisa umva ikintu cyose Imana ishobora gukora, ikintu cyose yarema, ikintu cyose ishoboye nk'Imana, nicyo kintu iyi mbuto ishoboye. Kandi iyi mbuto iri hehe? Muri wowe, kandi igumamo. Bivuze ngo muri wowe harimo igiti, harimo imbuto ishobora gukura ikabyara Imana ku isi. Shamuzanyumva ejo Imana ishimwe ko nzagaruka. Niyo mpamvu namaze gusobanukirwa ikintu. Iyi Imana ivugana nawe, ivugana nanjye, ntivugana nanjye nk'uvugana na Junior, ntivugana nanjye nk'ubwira petite, ivugana nanjye kuri same level iriho. Niyo mpamvu idashobora kukubwira ibintu bingana n'ibyo ushoboye gukora. Igihe cyose uzasanga ufite vision ushobora gushyira mu bikorwa, iyo si Imana. Iguha ibintu muri wowe bingana n'icyo giti kirimo, bingana nayo, kuko irakubona nkayo. Iyi kureba irareba parti yayo ku isi. Ndagukubita maze ntahe n'ingi muceri. Umva, iyo indeba Julienne, iyo ireba wowe ndevuga izina ryawe, ireba Imana ku isi. Niyo mpamvu ikubwira ngo kora gutya, ivugira muri level yayo. Ivugira muri level yayo. Wowe ukavuga utayibaye ibintu ko ari binini, reka mbigabanye. Ubu ushatse kugaruka iwanyu mu mubiri, ariko yo irebera mu cyuricyo. In fact, iyi ireba wowe ntabwo ireba mwene Kalisa uvuka hepfo Kinyamakara kwa Kanyandekwe. No, ireba la nabile no sepaya le depo yada le teli de maya. Irareba yego Julienne, ariko ufite imbuto yayo kandi iguma muri gi. So ibintu byose ima nibyo imbwira gukora, nibyo imbwira gusengera, ibirimo iribwira. Ibirimo iriha, ibirimo iriha, irimo iragira gute? Vuga ngo irimo iriha, irimo iribwira. Ole dine maya sopa. Umva, God bless you. Irimo iribwira. Niyo mpamvu idatinya na gato ngo mubwiye ibintu bikome. Yo, umva pastor, hari ubuhamya ejo bundi umuntu yashimye buri kuri Grace Room, amaze 3 weeks akijijwe. Numusiramu no maraso, sibyo? Amaze ibyumweru bitatu nibo yaje muri Grace Room, tumiye ahura n'umucyo arakizwa. Ngo arangije agiye kubona ngo abantu turasenga, harabanza arabyitegereza neza ati ngo biriya bavuga ni ibiki. Ako kanya amaze gukizwa ngo abwira Imana ngo nanjye ngomba kubivuga. Ubu tuvugana, she's a tongue talker. Buratse abarabatijwe mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ibyumweru bingahe? Vuga se. Umubyeyi we ni Hajat yagiye Maka, yarabivuze murabyibona kuri YouTube. Arangije
pastor arakurikira neza areba ukuntu mbigenza. Satani toka fire ati ibyo gusa. Rimwe turimo turasenga ndavuga ngo zamura ibiganza byawe turi materaniro mbihesheje umugisha aho uri bubi la ne coupe des aho uri bubishire hose. Ndasenze ngo aho uri bubishire hose igitangaza washaka gihite kiba. Umudamu arabyumva, pastor arakireba neza ati wabyumvise, ahita gishyira mu mufuka. Ariko murahari, come on spirit, murahari, agishyira he ngo umuntu aza kumusuhuza agira atya. Umva twishwe n'ubunajua no kutizera. Nabaye provoke agishyira hehe, arakibwira ngo ubu nta nzaho nyijyanye, nzaho baramusuhuza ati fata hasha, fata winkora ku kiganza, akibika mu mufuka. Ngo agiye kurira moto biramugora, ntakurayo, arurira ati singuha ikiganza cyanjye, notari singu ukoraho gukoraho ngiye. Ubwo afite umwana ujya unigwa n'amadayimoni, ninjoro aranigwa. Afite umugabo umaze imyaka yarariganyijwe, yarabyimbye hajya ngo ikirenge, yari yabyimbye akaguru, birangije ni umuntu ukomeye, haleluya, ariko akazi maze ubukene burinjira burabakubita. Kandi abizi ko umugabo afite potential, aravuga ngo ariko ibintu twarinjiriwe, none mfite ikiganza gize gute. Pastor arataha neza, yapfuye kwinjira muri salo ati hallo mwese abari hano nzanye ikiganza. Lepa lida labaya. Ngo umugabo aramubwira atari kujya ushyuha, aramubwira ati buretse ujya mu cyuma ndaje, reka mere kuba. Ahera kuri wa mwana ujya ugira iki, abadayimoni ujya unigwa, amukubitaho ikiganza. Ngo mvuga amagambo angahe, ngo ndavuga ngo mu izina rya Yesu, ngo uko njya mbyumva muri Grace, mu izina rya umwati pya mvuze ibyumwaro bingahe. Umwana arabahuka. Ubwo umugabo ari mu cyumba yumiwe, ukuguru ntakura hasi, arambwira ati ndaje sheri, ndaje, reka mbaza abana banjye kubita ibiganza ku bana ahantu hose arasara. Asanga umugabo ati rambura ikiganza, rambura ikirenge, zamura ikirenge. Umugabo atari kuraki, zamura, nta kazi wirirwa hano niha tupfa n'inzara, zamura. Umugabo atakira ati mwizina ati mwizina rya Yesu Kristo wapfuye akazu, ati unaramumenye niwe mugabo w'abagabo. Hey, ati ndateka ikirenge aka kanya gikire, ngutumye mu kazi ubu, bona kazi inzara ndayi. Pastor mugi Grace ngo ari hano mu gitondo saa moya bagiye kubyuka basanga telefone zacicikanye, akazi karimo karirwa ku mugabo we. Ariko murahari, spirit murahari. Pastor arangije aritaba, arebye akagura asanga kakize, aragenda neza. Baramuhamagara mu kazi, nanze kuvuga hariho. Pastor babanje bamukubita urufaranga, arabanza kwanza akemura ibibazo bye, arangije agaruka muri Grace room ati mami ongera uvuge ikiganza nkwereke, ongera tunkwereke. Abari aho ategereje, hari abandi mu mazi imyaka 40. Uko byarejo niko biri, niko bizahora. Narivuze ngo fire n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Mwaricaye mwemeranye
ugereranyije n'imibereho umwanzi arakubita ukamuhaha agakubita ukayarurira akani ku cyumweru ukaza hano utegereje pastor gusengera. Hari undi wavuze ngo ntabwo ndi bugore pastor. Ibyumweru bingahe pastor yaktivye dunamis. Ntaramenya ibintu byinshi, nta byanditswe byinshi azi, ariko ijuru ryagiye kureba ribona hari imbuto yamaze kujya muri we. Maledo paya latabaya, umva hari imbuto ikurimo. Ndasenze iri joro mu izina rya Yesu ibe activated. Aho uri bujye hose nyuma y'uyu mugoroba, aho uri burebeshe ikiganza, aho uri busengere hose mu izina rya Yesu impinduka ihare. Enough is enough. Izo mbaraga zibe activated. Ndasenze umurwayi uri busengere akire, dayimoni irekure ibyawe. Maleparabayato satayabarabayata ripotaya ledeba lepaya ledebele dopa litokole bayada. In the name of Jesus. Woo! Yeah! 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 Haricyo turi. Narivuze ngo haricyo turi muri iyi si. Ntabwo turaba kubabarirwa, turaba kubabarira abandi. Ntabwo turaba kugirirwa, turaba kugirira imbabazi abantu tukabafasha. Pastor umusilamu ukitandiye muri 3 weeks araje afashe ibyo wowe wahawe, arabikoresheje birakoze. Ubukene bwamuviriye mu rugo, umwana we yabohotse. Ndashaka urebe iyo avuga ngo Mana nzazana umwana mu musengere, byari gukora uko bishaka. Ariko yaravuze ati no why. Uwo pastor hamagara ngo nanjye namuhamagara. Uva icyakorera uyu muntu w'umusilamu maze imyaka ibyumweru 3. Ariko pastor waje shaye Yesu ndazamamaga kabikubwirira hano kuko niwe wakubita dunamis. Ndashaka urebe umuntu umusilamu kazi akubwira ibintu agifite ka kantu ka hano ati wowe umugabo wanjye fire genda. Ndashaka urebe umugabo we mu gitondo abyuka akabona telefone zacicikanye. Reka nkubase niki cyari cyahagaritse akazi k'umugabo. Nsubiza vuga se. Murumva bwari ubushake bw'Imana ko basonza wapi. Bivuze ngo there is a spirit that was behind uko kubura kwa kazi kwande. Hari umwuka uri inyuma uri murabuza ufasha abana be. Ibintu byose byari bibanye. Hari n'ikindi yavuze ngo kuva ibyo byumwe bitatu ngo amafaranga ngo ntabwo nkiyabura. Ngo arankurikira. Ndashaka urebe umutoramana iminsi amara amafaranga agira gute? Ngo arankurikira, ngo amafaranga arimo arankurikira. Ngo ndaza buri gihe gusenga, ngo ndaza I'm good, I'm okay. Yaranchallenge numva nafata abakristo nkabahoda ku mutwe. Ariko ni mudavuga niki? Izi mbaraga I pray after today. Bimenyekane ko uwo wamenya ari muzima. Bimenyekane ko ajya kora imirimo ikagaragara. Bimenyekane ko there is a dunamis in you. Nizina rya Yesu. Icara gato sose. Ariko subundi muramutaha mujyahe. Ho mwahereye mutaha. Nibankingireho ahubwo. Umva mfase tugende. Niki kibaye kuri uyu mugore? Tuganire kwa ko guzukana gusa. Pastor niki kimubaye?
hari ukuri yumvise agufata nk'ukuri. Umva agufata gutyo biramukorera. Ngiye kuba proof ibyo uri bushyire mu bikorwa biraza gukorera. Biri so easy ku buryo iyo utemeye ubwoba, kuko ikintu nabonye muri uyu mugore umaze ibyumweru 3 naramukurikiye neza, hari akantu yasimbutse kitwa ubwoba. Hari ubwoba ubona bakomeje kumutera, munaza kubyumva nimukurikira, ariko pastor yaragasimbutse. Kuko n'umugabo yarambwira ati hareka ibintu by'ibikabyo, ubu nta n'iminsi urama, arambwira ati nari mvuze ngo injira mu cyumba ndaje. Urumva kantu n'akantu gaso kakukura mu bisanzwe. Ubundi umugabo yawe akuzi cyane buriya muba muziranye. So iya kuciye amazi wowe umva n'ikindi kintu wagira gute wakora yanga kubyumva. Ntiwemere ibiguca amazi birakubeshya. Nari mvuze ngo birakubeshya. That's not you. Mwankurikije nshuti, aha rero ndashaka kubereka iki, ndashaka kubereka ngo ikintu gihabanye n'icyo Imana ikuvugaho kijugunye. Leave it. Kire kure, ibi bintu birakora. Nayivuze ngo birakora. So iyi Imana irebe imbuto muri wowe ibonayo. Umva nkubwire, ikintu cyose Imana ishobora gukora ushobora kugikora. Ikintu cyose Yesu yakora wagikora. Icyo yakoze cyose, in fact yaravuze ngo uzakora nibi. Yarivugiraga cyangwa n'ukuri? Abakristo musubize. N'ukuri. Muzakora nibirenze ibyo yakoze. Yarazuye umaze iminsi 4. Bivuze ngo nazura umaze imyaka 5. Ikibazo, umwanzi yaratubeshya twereka ko he is powerful, ni ukomeye. Niyo mpamvu ugerageje gukora ibyo Kristo yakoze bavuga ngo arakoreshwa nande? Arakoreshwa. Bivuze ngo twamaze kwemera ko Satani ari uri kurusha Imana yagushyizemo imbuto yo gukomera. Umwanzi yaraturoze, yaratwangije ku buryo ikintu cyose kiri supernatural kindenga kamere twagihaye nde yarakigaruriye. Aranabizi ko icyo uri bubone cyose uraza kikumwitirira. Kandi uri umukristo, yamaze kwemeza abakristo ko ntabwo uwo mwize yakomeye buriya. Ni jewe ushobora gutuma abantu bajya ku rutaro. Ni jewe ushobora gutanga imbeba wayitambuka. Ni je turangije turabyemera. Noneho abamukorera turanabatinya. Turabe ku buryo umuntu avuga ngo ndakuvumye yo. Niyo mpamvu ujya kumva imbeba 2, imwe n'iya 2 ugamagara pastor Jackson inginga cyane. Inginga natewe. Hatewe n'iki pastor? Buriho narangiye. Bimeze bite? Imbeba 2. Imwe iri hasi indi iri hejuru, zimo zirandeba zose. Kandi hari indebye mbona ubwanwa bw'ibumoso bo burabyina. Mukanya numvise ipusi hanze irimo bangwa inkwenkweza. Pastor, ni wowe uzanshyingura. I tell you, umuntu ahita yishingura ngo abonye imbeba. Imbeba ni kiremwa cy'Imana. Beneda ipusi ngo iranwimwiye hanze. Wowe uri kuri level ya Mungu y'Imana. Ngo umurozi yakoherereje iki? Banzu ndebe hano ngo umurozi yakoherereje iki? Nsubiza. Wowe ngo yohereje amahembe ngo uriya mutantine ye nguriya ni muri mama yo afite fire. Ku
buryo hari abantu utareba harabureba ukurebye cyane ngo barandoze umwenda w'imbere wanjye uri hehe ukamara iminsi 3 umwenda wanjye w'imbere kandi ubwo ni wowe wibagiwe uroga amazi urayasuka aragendana nawe ukamara ibyumweru udasinzira mu mwenda w'imbere. Ipusi yaremwe ifite muri yo kurira, hari igihe kiba ikarira ikamwinwiza, wayumvira mu baturanyi atayibone ndugiye gupfa iwacu, iryo joro ugatangira twaremewe mu izina rya Yesu. Twamaze kuba positione muri place ya faiblesse ku buryo n'umwanzi aratureba akavuga ati dore Imana ku isi zahindutse ubusa, zihinduye ubusa zifite imbuto yo gukomera. Mwankurikije inshuti ngo wasanze ngo amenyo y'imbeba ngo igira amenyo ngo n'inzara sinzi z'urukwavu ngo nabisanze ku meza. Yo nubwo babiguha mu biryo ndeba hano muhindurire muri mind, nubwo wabirya Yesu yarabivuze muri mwebwe harimo urubuto nimurya nikica ntacyo kizabatwara, habe ntacyo mbega barohereje urubuto ruhuye n'imbuto, ntacyo kizabatwara. Nuko ntawanyica ndi Imana ntawabica. Kumwe muranyumva mwo birajyamo. Niyo mpamvu umuroza apfa akagera wanamumenye wazamunyeretse ubundi ukamuntungira urutoki no gucaho neza akubwira nigerageza ashyira mu isahani turebe, umwatsi avuga ati mu izina rya Yesu. No, icyo yakora cyose utaramenya urwo rubuto rukurimo umwanzi aragukinisha. Nari mvuze ngo iyo Imana ikureba ibona yireba ku isi, so iyo ibona umuntu ugutabaje cyangwa hari ikibazo gihari yumva ko ari wowe mutabazi. Yo ariko se murakumviza ukanda ikubona nk'umutabazi. How I wish I knew this before. How I wish iyo nza kuba narabimenye. Uzi imyaka maze magaze kuri agatoki aka many years magaze hakwa imyaka irejura 20 ningahe nine nita aha nga mahagaze mvuga iyaba kagaco gake nari ngafite iyo myaka. I tell you, uzi kureba ibintu nageze ntangira kubona ibintu nkumva nanjye we birankanga. Pastor twari turi live, umugore arizera. Pastor yari afite ibiro 140 hanya munyibutse Grace 195 arizera amaze kumva ndimo ndigisha nk'indo ndababwira aravuga ngo wabirowe kuko ndi Imana disappear bura ndushe guhora ngana mumeka n'umutima ndi umwana w'Imana rero disappear. Umugabo we yarambye ati Pastor nabonye ibyo amasata arabona hajya asigaranye 95 aho dore ko bandeba Pastor singaho Grace room aho yaravuga ati mu izina rya Yesu wabinurewe. There and then asanga afite 95 kilo ipantaro ifata rye agapira kati jewe ubabwira mu mutima numva karagarutse kakana Imana irambira tumva kandi dore kandi bampamagaye umugabo ati Pastor jewe ni madamu wanjye mfite before mfite na after, ikindi jewe sinkishijwe ntabwo yangurira atariko ibyo nabonesheje amaso
sengera nyizwe nisubiraho mwami Yesu ati mwami Yesu abarakijijwe isi tegereje kubona dunamis kugira ngo yemere ko wize yakomeye. I tell you nta kindi sikeneye. Igihe cyose tukiri kuri same level uravuga bakavuga bagakora ugakora niko byagenze inkoni ya Mose n'iyande n'iy'abakonikoni. Ariko Imana ishimye kwigera ahantu iyawe ikamira. Pastor umugabo yarambwira ati pastor niombeye ubu nyine ati ibi ni ibiki atuzi ibibazo yarafite hari n'ikindi kibazo yarafite ntibuka atuzi ibibazo yarafite ati basi yonza kubona hari mu rugo nkumva ni story nari kumva ko yagiye kwa muganga bakakora ibyo bakora. I saw it tuvugana yabaye ati ndimo ndabona agakobwa nashatse ati uwo Yesu rero sengera mwakire. Ati pastor gira vuba mwakire. Abara mwakiriye uwo munsi natashye mbaza Imana nsubiriramo ikamabwiza ukuri. Bibiri iravuga ngo iyi si itegereje nyamatsiko. Media mushakire cyanditswe itegereje iki kwiti itegereje nyamatsiko guhishurwa, the manifestation of the sons of God. Itegereje nyamatsiko, amatsiko murayumva, guhishurwa kw'abana b'Imana. Nukuhe kugaragara. Isi irimo yatubwira ngo nimugaragaze Imana yanyu. Ngiki 8:19 kuko ndetse n'ibyaremwe bingahe byose bigize gute bitegerejanyije amatsiko. Mbega barategereje bari muri kwa bategereje amatsiko guhishurwa kwawe Liliane, kwawe Jackie, kwawe ndevuga Gabi, barategereje barimo baranihira ahantu bavuga ngo mwatweretse iyo Mana yanyu ko turushye ko tunaniwe, mwatweretse turategereje. Ikibazo barategereza mpaka ryari. They are waiting, eagerly waiting. Barategereje yinja amatsiko guhishurwa kwawe nanjye. Umugore pastor yari yicaye mu materaniro hari kuwa kane, ndabwiriza ntega amatwi gutya, arakurikira umushinyi urazamuka pastor nitari mananse muri urazamuka ugira ute urazamuka. Aravuga ngo kumbe sata waranyifatiye woka. Pastor ayitarandika message n'umuntu tuziranye, arayandika ati pastor ubu tuvugana ni musoza amateraniro ntabazana ibisubizo ngiye kwa muganga. Pastor yaramaranye imyaka irenga 15 HIV. Aravuga ngo ndampaza ibinini. Pastor afata isakoshi neza ansunikira iki message mu materaniro. Aravuga ngo mwihangane nimusoze, ndashaka kurebe ikintu kibaye activated muri we. Aravuga ngo nimusoze kuko ni nko kuvuga ngo ngiye kwikoza yo nzane ibisubizo. Pastor message pyu nyigeza ko pastor Anita ayikubise amasarande bati turakomeza haleluya, turavuga pastor twagiye gusoza amen, agarukanye ibisubizo negative. Pastor reka rero abandi bamwumve mufururizo. Hariya twakiriye bangahe remind me, barengaga 13 mufururizo mu gihe cy'ibyumweru 2. Undi aramwumva yazanye ibisubizo, undi aramwumva amaze imyaka 30 ngo wowe 15 30. Pastor nawe yikozayo ati satapi guma nibya asubira kuri wa muganga nyine ati pima amaso ya nyina ya Yesu arimo aratembera muri jewe, gira vuba. Pastor amuha ukuboko 30 yajyanye n'abana be basenyera muri Grace n'abakobwa.
aragati mumerekeze murebe Imana yanjye ho nahereye gasuzuguro. Pastor baramubwira ngo wanyoye iki ko tubona ufite amaraso nkaho utigeze. Pastor azana ibisubizo tubikubita amaso turabisoma, abandi bicayemo bati ngo iki Satani fire. Pastor va et vient umwe yagendaga undasoka. Pastor abarenga 15 within 2 weeks negative. Niki kibaye? Imana itegereje ko uhishurirwa who you are. Imibyimba ye niyigukiza. Ese uwaguhaye Kristo niki yamukwima? Yaratanze uw'igiciro, yaratanze the best afite, yamukwimana nshakira ikintu yakwima. Yaraguhaye umwana we. Bibiri irabaza ngo niki gishake. Ubu nabana jewe naguhaye umwana wanjye, nawe naguha ntibishoboka yiwe umwana wa muntu. None ko byanze ariko Imana yarabikoze, iguha the best of all. Irakubaza ngo ubuse naguha umwana wanjye je ikinege nkakwimiki, umugabo umugore ibihumbi 3 $3 aha ifeza n'izahabu ryanje ukabihembwa. Imyaka umaze uhembwa 150 ibihumbi 150, ibyumweru 2 biba byashize ni transport gusa, ariko nta demand ushyiraho. Warabyakiriye umva byose warabyemeye. Igihe umaranye iyo raporo ntihinduka, nakwimiki narwaye umwana wanjye. Last week pastor umugore yarakurikiye arankurikira aravuga ati pastor agomba kujya India, barasanze ngo afite ibibyimba. Pastor yicaye muri salo turasenga, ajya kuri televiziyo afataho aravuga ngo ubu nakumenye shitani ndekura njya kubagwa aya mafaranga $40 by'amadolari bigiye gupfa gushirira India twiguriza ntayo tutanze. Pastor arasenga agiye kumva barashabye kuri toilette, abwira umugabo ati kuri toilette umugabo arakurikira ageze byasohotse live. Umugabo wareba arahamagara ati Pastor Julienne ati mbigenze ne ni iruka kwa muganga, ati mbijyane ni dekura shitani. Barabifotora bajyayo baramubwira ngo munda hawe haroze nkaho umwana w'imyaka 5. Haroze nkaho umwana w'imyaka 5. Ati pastor nta musho ungiyeho ngo yagiye kumva yumva arasa n'umuntu ugiye kubyara. Ndasenze mu izina rya Yesu icyakublokaga cyose after tonight kibe flashed out in Jesus name. Kikuva imbere mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo ugire guhishurirwa kuri muri wowe, demand aho uri buyishyire hose. Ndasenze ngo marayika witeka kwiyereke arwane intambara utigeze urwana, bimenyekane ko wizeye Imana. Imana ihabwa icyubahiro pastor, ihabwa icyubahiro igihe gusa tugaragaje iyo mwese. Naho mdomo tu mudomo baravuze twararushye sibyo? Ibintu bya mudomo tubiveho. Nayivuze ngo tubive, uvuga ngo yego mami tubiveho, ni wavuze buri wakanga ngiye muri spirit, ngiye muri spirit baraguhaza n'udusakoshi n'udukweto tureture muri spirit moto muri spirit, ariko tuva muri spirit no genda uzana ibisubizo. Mama icara hasi, rambura amaboko yawe mu izina rya Yesu. Hypertension go iragenda,
iragenda. Icyo gihe baraza kumva ko aho ujya noneho Christ is alive. Biraza guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Naho ibintu bya mudomo, vuga ngo mudomo fire. Vuga ngo mudomo fire. Nibigende. Ntabwo Imana duhamagariye kuvuga no gukonvenka abantu. Yaduhamagariye gukora isi kamenya ko ari muzima. Niyo mpamvu badutegereje. Kandi badutegereje bafite amatsiko. Isi irarushye. Nari mvuze gute? Irarushye. Pastor, icyumweru gishize umugabo yashimye Imana ndarijoro ryose ndira. Tarira. Mbwira Imana ni binumvise nibiki ibintu bibaho. Umuherwe urugo rufite amafaranga aragenda araterwa, agiye kumva yumva atewe n'umwuka w'inyamaswa. Yakunze inyamaswa pastor, mpaka aragenda akodesha inzu, ashyiraho umuzamu pastor, ashyiraho n'ibintu byose, ashyiraho twa tunyamaswa tubiri, imbwa niba n'iki n'ipusi. Yumva bikunze bya hatari. Urwo n'urugo rwa kabiri, agasura urugo rwa kabiri, rwa mbere ngajya no mu rwa kabiri. Hari amara 2 days akagera kama 2 days. Ubwo muvisi yagiye gukorayo. Yakunze inyamaswa bigera hanaho na ya minsi ibiri yamaraga kwa madamu n'abana. Inyamaswa ziramutwara. Arabwira madamu ati ihangane. Bibaho. Reka mbimbuka. Aragenda arakundana nayo, harya ngo yageze ayijyana mu kazi. Yes, agera hano yitwara ku kazi. Ata kuko ngo nyuma y'amasaha 2 yumvaga bidashoboka atarimo arasoma imbwa ye. Pastor agura ikimodoka kiza neza akajya yishyiramo no muri office, si wese muyobozi wa company. Ariko ndashaka kureba Satani udatinya CEO. Kubitimbwa muri office irangije iteza akavuyo, abura icyo abikoraho. Yiyemeza kwisubiza mu rugo, akajya buri nyuma y'amasaha 2 arasohoka. Ni nko kujya kunywa itabi. Asohoka ajya kwireba, akongera agasubira hari. Umudamu ararira, umudamu arasenga, umudamu ahamagara Imana, umudamu aravuga ati urwanye rwasenyutse rusenywe n'imbwa. Abandi barizwa nabo muke b'abantu. Ndashaka kureba umugore urizwa. Yashimye Imana sigara nibaza neko ibyaremwe bitegereje nyamatsiko. Aravuga ngo pastor, aya mafaranga afite kuri konti narayabajije ngo ngutware. Hehe bari bumvure. Ndajaye nje mu buhindi mabwira ngo nkundi mbwa. Nje Faisal umuntu w'umugabo nkange mparike urumodoka V8 babwira ngo mumvure imbwa. Sanga sinajayo. Pastor aburi yajya. Beneda ibyaremwe bitegereje nyamatsiko. Aburi yajya. Aburi cyakora. Abura icyo yihanira. Iwabo umugore barahaguruka. Pare arirukanka. Marene baratera. Baza kumenya iyo nzu akodesha ibihumbi magana 200. Pastor ashyiraho amafaranga akodeshereza inzu Nyakabwana. Bakanayigaburira. Akishyura abakozi amata ya buri munsi. Bakayoza bakabrosa. Satana twaza igitugu. Ariko turaba ambasaderi ba Kristo ku isi. Duhari kumuserukira. Twambaye icyapa cye. Aba Kristo. Aburi yajya ngo aravuze ngo yaramye ngo narebye amafaranga ndayabaza harya umaze iki? Niba utankura kuri zingoye umaze iki? Aburi cyakora kugeza umunsi yamenye ko gutabarwa kwe kuri ku mwami. Sinibuka ukuntu byagenze, sinzi ukuntu byagenze. Hajya yaraje cyangwa yari online? N'umushuti wamuzanye? Araza aricara maze Satani na umva ntabwo umwuka w'Imana byigana n'indi myuka.
pastor arabohoka yapfuye kuva hasi ngo yongo bucura bwanjye ari he akumbuye abana be abana banjye bari he urabona umuntu amara kubohoka akava hasi abana banjye my children my wife bivuze ngo ntabwo yari we mwabibonye ntabwo yari we hari abantu wanze hari abantu wagiriyemo nabi hari abantu warakariye mama sibo bari ku gitugu bari kuri telekomande y'umwijima ariko igihe kirageze kandi kirasohoye ko abazi Kristo abazi Imana dusohora dunamis tugahagararira Kristo neza ku isi. Naraye mvuze sinzana ni muri Grace naraye mvuze umugore pastor yanze imfura ye nyuma ya mariage arabyara nk'abandi bagore bose barongowe. Pastor umwana agize 9 ans yanga umwana ku buryo akana kacaga muri koridoro agakwita kibambase amaraso akava amazuru yanga umwana biba bibi akana kamubona mama araje kakiruka yarakabyara nta nari mwashobora kwicarana ku meza n'umwana yabyara bashaka umukozi ariko satani uragapfa bashaka umukozi urera akakana pastor bishyura amafaranga nta kindi kinakora we akarinda gusa mama murumva kavuye mu rugo umukozi uje gukora iki subiza kurinda umwana nyina bakora icyumba bashyiraho inzugi zikomeye bashyiraho amagufuri. Uyu mugore ndavuga umuyobozi y'ahantu utwaye imodoka nziza very smart ariko satani yaragize ate yaramucuramije. Umugabo we abona uburyo umwana ahora mu bitaro bamukubise yamusutseho icyayi gishyushye yagize gute ati divorce bari muri process ya divorce. Mushuti waramuzana mu gusenga tugiye kubona umutwe hasi amaguru hejuru umugore muremure arazenguruka arabohoka yapfuye kuva hasi ngo uyu mwana wanjye you my baby mwana wanjye ngo ngiye mu gisementi kumugurira ngo amajuwe toys. Niki kibaye subiza niki kibaye yariwe subiza yariwe ariko nubwo atari we urugo rwari rugiye kumucika umwana ibinonko agiye gukurana ibikomere yaratashye ageze iwe akana kumva pi kahita gahamagara umukozi wako Kaudensia mama raje ahita nakana iruka mu cyumba baba arafunze kuko yakize abona ukuntu urugo rwose ruhungabanye biruka agenda arira atari kuyu n'umwana wanjye kuko munga mana nari narakoze iki kweri n'ibiki byambayeho ajya ku rugi sheri imfura yanjye ngwino nakize. Umukozi aramubwira ati cyangwa se igitanda heje kuko nuko byagendaga yasohoka kongera ahamagara umugabo ati ngwiki aza yiruka ahageze kuko umugabo asanga madamu yakize bazana kana kaza kameze ngo mama wankubita wakize ko satani uraga ko ntumva faya akana kari muri mama wakize yari satani. Ubwo mama watangira kumwereka ibinkuguriye n'ibyawe sheri uyu n'umwenda wabarira nikanzu mvuye kugurira maze imyaka myinshi ntakugurira ikintu na kimwe ndo iki ni cyawe iki mama umwana arabibona se ategereje ikibambazi ariko hashimwe Kristo wanesheje satani. Naribuze ngo hashimwe Yesu watuneshereje uyu mugoroba tugiye kuactiva dunamis. Naribuze turaktiva mu izina rya Yesu. Ibyaremwe birategereje the manifestation mu yandi magambo seru kugaragare sohora ibikurimo mu izina rya umva amasaha yageze nshaka gutinda ndashaka ko dusenga vuga ngo turasenga pastor ni munkingireho
ugenda ndagukurikiza dunamis mpaka ugiye dunamis. Umva hari imbuto ikurimo, nzakomereza aho ngaho hejuru. Nari ngiye kuvuga ibintu bine ariko reka mbere ke tuzabikomereza aho ngaho hejuru. Ejo turatangira kare pastor. Ubu ndumva na dunamis, haleluya. Ubu ndumva dunamis pastor. Ubu dunamis irimo neza. Tomorrow tuja kudunama. Ngutume genda ushake abo umwanzi yahejeje mu myobo, ubabwire ngo muri spirit hahiye, ubabwire ngo rendezvous. Sawa? Ejo uraza n'undi muntu, uzane batanu, at least imodoka yawe yuzuze neza. Ubabwire utaho twahereye, let's go there. Ijuru yahumuye, ngira ukwegere ngo haguruka dusenge. Hari indirimbo Gabi yaririmbye turamye Imana, hajya ni yihe Mana yanjye? Mukanya nzakomeza nkwiringire. Fata ibintu byawe neza ubishyire hasi. Murantiza iminota mikeya, muremera dusenge. Niba uri kumwe na sheri wawe mukira abafiyansa ari bukugore ideplacerata, nta kugore, tugiye gusenga. Ndashaka kubona abantu bari tayari, abantu bavuga ngo pastor reka twactive, reka mbabwire ikintu cyactiva ni umwuka w'Imana. Haleluya. Muranyemera tubwire Holy Spirit ngo mbatiza. Ninde ubyemeye? Twakira umubatizo uyu mugoroba. Active the power of the Holy Spirit. Amaboko yawe ari hejuru. Hallelujah. Yes Gabi? Yes. Niba upfukamira Imana uyipfukamire tuyiramye hanyuma dusenge. Sakomeza wiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Hallelujah. Mutima wanje biri sakomeza wiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya, n'izina rye
ikikurimo. Activa ikikurimo. Come on, come on, come on, come on, spirit. Come on, spirit. Come on, spirit. Come on, come on, come on. Blasting tongues. Blasting tongues. Blasting tongues. Blasting tongues. Blasting tongues. Blasting tongues. In the name of Jesus, 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 in paradaya, in paradaya, in paladebe, elodobaya, 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 eletekelebia no solo ida la bakatayama, ilotolo ele hotaya ata oto osali elibalakata elebalabaso olokoto elidalabaya elepalana ilo potopa elo pidolabaya ipaladaya elepapalaya elepalada otolopaya idalapoya elibalos eleperedes elelilabayana inalabayamo zamra mabakoya mizina ya Yesu gira Yesu ngohoraho Mwuka wera mbatiza 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 eletopaya laba eledepalayana eledopalayana eletoloba linda leketeleba ndumva umuriro w'Imana mwisi ndumva umuriro ndumva igicu ndala pala dele bila dosaya inzara yawe yibwire nguyu mugoroba ndakira ikibatsi ndakira ikibatsi ndabona umubatizo abantu mugiye kubatizwa amaboko yawe ari hejuru mu izina rya Yesu akira fire of the Holy Spirit umuriro w'Umwuka wera ubatiza ingingo zawe ubatiza ururimi rwawe ubatiza inzara yawe ubatiza ibikurimo ubatize batiza akira umubatizo ndasenya hari abakobwa kakanya ndabona igicu kimanukiye abakobwa buri mukobwa ukuboko kuri hejuru abakobwa hari igicu
ayayaya hari ugukorwaho kundi kwa kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Ndanesha icyakunejeje wa mukobwa we, ndatsinda icyakwicariye aka kanya. Rubyiruko, abasore amaboko ari hejuru, ndarekura imbaraga z'umuzuko in the name of Jesus. Ndazura ibyapfuye byose muri mwe, ndazura ibyo umwanzi yabanyaze, ndazura in the name of Jesus. Akira imbaraga z'Imana. Ndafata mbere imbaraga zose z'umwijima, ndafata mbere imbaraga yose y'umwijima, imbuto yose itava ku Mana. Ayayayayayayaya, naribuze imbuto yose itava ku Mana, imbuto yose yatewe n'umwijima, abarozwe, ayayayayayaya, abarozwe, abahemukiwe, aka kanya ndasenya, aka kanya ndakubita, aka kanya ndarimbura, ndarimbura, ndarimbura in the name of Jesus. Wa mwuka we w'umwijima, ayayayayayaya, ndabona marayika ashize inkota hejuru. Ndabona inkota ya marayika hejuru. Zamura amaboko yawe wirangara ureba abandi. Ndabona inkota ya marayika hejuru. Abatarabatizwa mu mbaraga z'umwuka, imbaraga z'umwuka we zirabamanutse. Akira, akira in the name of Jesus. Ndabona inkota ihagurukiye imbuto yose y'umwijima, imbuto y'umwijima, imbuto yakoreraga mu byawe n'abawe. Ilaboletaya lida lebelete laba. Hari abantu bari batsikamiwe, aka kanya ndavugana n'umwuka wo gutsikamira in the name of Jesus. Va kuri ibyo bitugu mu izina rya Yesu. Va kuri ibyo bitugu mu izina rya Yesu. Va kuri ibyo bitugu. Naribuze ngo va. Amaboko yawe ari hejuru. Lata lede bele tole ilo soba. Elipalida los. Amaboko yawe ari hejuru mu izina rya Yesu. Imbaraga yose y'umwijima itava ku Mana. Lenipalida leso lebelete lebeles. Fire of the Holy Spirit. Amaboko yawe ari hejuru. Data mu izina rya Yesu. Please. Please. Amaboko yawe ari hejuru. Data mu izina rya Yesu. Ndumva ijambo, mwumve tega amatwi. Icyabuzaga ikikurimo kuba activated ni strongholds. Strongholds ni iki? Ni bibambasi byiyubatse in the realm of the spirit. Ngo nukubigenda nukubikorwa. Ndumva hari ubuntu aka kanya gasenya ibibambasi byose byakwicariye. Buri kinyoma cyose cy'umwijima. Naribuze ngo buri kinyoma cyose. Zamura amaboko yawe Data mu izina rya Yesu. Ndasenya buri kinyoma cyose cyiyubatse. Malito lepa lida laba Yesu. Hari amashusho yiyubatse. Sinshoboye, nibishoboka, nibikorwa, nibikunda. Aka kanya ndasenga mu izina rya Yesu. Akira fire.
lebele. Hari abantu barushe bavuga ngo mwami nyuma y'uyu mugoroba singuma uko nari meze. Nyuma y'uyu mugoroba Jesus singuma uko nari meze. Singuma uko nari meze. Singuma uko nari meze. Tera intambwe. Pfukama gakanya. Reba hano washira amavu gakanya. Malido lepolidelos. Haile dobala. Itolipalina zoya. Uyu mugoroba agira ibintu useze. Urabisezera bikunde. Urabisezera bikunde. Urabisezera bikunde. Urabisezera bikunde. Kubw'imbabazi n'ubuntu bw'Imana. Urabisezera bikunde. Urabisezera bikunde. Fire! 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 Urabisezera bikunde. Fukamira Imana. Data bw'izina rya Yesu. Turatera intambwe. Turatera intambwe bw'izina rya Yesu. Dupfukamye ku bw'itorero ryawe mwami. Dupfukamye ku bw'itorero ryawe. Kubw'umubiri wawe Yesu. Elipolida lide basolide kie. Hey, the local leader, Eloiso leader by a tile colade la, Eleito lead, Elos, Eleito Jesus, 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 Jesus. Ililia tole elila, ola talali deloi, ile delailo. Turaindo chiro yomogoro. Turaindo chiro yomogoro. Baptizer, healer, baptize. Hallelujah, tolele, otolele, lea tolila, beya laya tole mayala. Jesus, be revealed, be manifest. You lailiale, elea palalilot, oh laila payalos. Jesus.
Jesus. Hey, the Leotos. Hey, the Leotos. Hey, the Leotos. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, have your way. Have your way. Have your way. Have your way. Touch. What's the name? Oh, the Lados, Alidos. Thank you, Jesus. Data mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu. Thank you, Jesus. Jesus. Data mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuma igiti cyose kitatewe naho mu buzima bwabo, mu buzima bw'ababo, aka kanya ndakivuma guhera mu muzimu izina rya Yesu. Ndasenga kugira ngo imbuto mwami washyize muri twebwe kuko twabyawe nawe, iyi mbuto ikure igere ku rwego rwo gusa nawe. Iyi mbuto ikure mwami. Ndasenze ngo nyuma y'iri joro ahantu hose turi bugera, ahantu hose bari bukandagira, ahantu hose bari bukore, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze mwami.